ariko ubundi abantu bateye gute, bakora gute se, batekereza gute? Uhura n'umuntu ukamubaza uti mbese waramutse, akagusubiza ngo waramutse, ubundi ubwo aba agusubije iki? Nkamubaza utese wiriwe, nta ngo wiriwe, ubwo aba agusubije iki? Noneho meze nk'abantu iyo bari gusenga kwera, umuntu agasenga asaba Imana, umuganga asaba iki? Asaba ko abantu barwara. Ese ababaza amasanduku bo buriya basaba iki? Abacukura imva se basaba iki? Abantu bose ni ukubaho basaba ibi gusa, nta cyiza umuntu ashobora kubaho wasabire nk'undi wenda bavuga ati icyampa nk'uriya afite agire etaje, niba wenda uri umufundi nzabone n'aho nkora. Ibaze abavura amatungo, abavura amatungo buriya basaba Imana bati yumva amatungo yararwaye. Abacuruza imiti yabo nabo bakifuza ko arwara kugira ngo babone abakiriya. Abacuruza imiti y'imyaka bakifuza ko udukoko dutera ngo babone abakiriya. Ubundi ubwo abantu bateye gute koko? Nubwo nanjye ndi umuntu, ariko se twakora iki ngo byibuze ibyo bintu tubikosore, tujye tubasha gusabirana ibintu bizima? Umuntu ni umuntu agasaba avuga ati ese sindabona akazi abantu nibarwara, sindibona akazi amatungo natarwara, abantu nibarwara simbona akazi, abantu amatungo natarwara simbona akazi, imyaka udukoko nitudatera simbona akazi. Ubu bizagenda gute kugira ngo abantu bajye basubirana ibintu bizima? Byaranyobeye rwose. Umuntu murahura akakubaza ngo bite, wamubaza ngo ibiki, ngo ibyuzi, aba ari ibiki ubundi akubajije? Uhura n'umuntu nka saa 8 z'amanywa, wamubaza ute waramutse ute, akakubaza ngo urambaza ngo naramutse gute muri iki kigoroba, ubu ni mu gitondo. Ese ko muba mutigeze mubonana kuva mu gitondo, kubera icyo udashobora kumubaza niba yaramutse? Ubwira umuntu uti igicamunsi cyiza, wenda nka saa 9 zo mu gitondo, akakubwira ngo iki gitondo igicamunsi cyiza twari twakigeramo, umunsi utangira asanga he, ku buryo umuntu umubwira ngo igicamunsi cyiza akabigira intambara? Ntabwo umunsi aba yari yakawuciyemo. Mujye mumbwira namwe abantu. Umuntu uramubaza uti mbese waramutse ute, ati naramutse neza. Nibyo gusa, ntakubaze ngo mbese wowe waramutse gute. Noneho iyo akubajije ngo waramutse ute, ukamubwira ngo naramutse neza, naramutse nabi, atangira kukubaza ibibazo byinshi, ngo ni kubera iki waramutse nabi, ese byagenze gute, ese habaye iki? Ni kubera iki adashobora kukubaza kubera iki waramutse neza, byagenze gute, ese habaye iki? Uziko ngiye mbona abantu bashimishwa nuko abandi bahura n'ibibi gusa, kuko iyo umubwiye ko ari neza arigendera, ariko iyo umubwiye ko ari nabi rwose abigira intambara. Uzi ko umuntu aba yapfushije umuntu, hanyuma ubundi ukamubaza ngo bite, akakubwira ngo ni byiza, kandi nawe abizi neza yuko wahuye n'ibyo byago. Ubundi ubwo abantu bafurumye bate kwera? Ese buri umuntu ukubaza ngo bite kandi wenda azi yuko hari ikibazo ufite, niba Imana itubwira ngo dukundane, ubundi uwo muntu aba agukunze cyangwa aba akwanze? Aba agira ngo umusubize iki se kandi abona uko ibintu byifashe?